Imana ibikubise umuhengeri mu nyanja. Inyanja bayinjiye mu ubwato bwinjira muri Yona. Yona bamize Yona ni Yona bamize. Yani ibyamize Yona. Makisi barajyanye amaki n'abantu bose barayatwaye ayo nameye ukirije kigabo kibura mu by'ikikarira oya nakarama by'ingukiye cyo ayo waneye oya gicucu nakarama kimeze biki abantu numbi n'amafaranga umunyamafaranga no. Ariko ushaka kurwara muri yego byose uri kubyumva ndacyakomeza muri Bibiliya icyo gihe rero mbonye nyashi nyashi nini mbega nyashi wirira cyane kwiganya cyane nshuti ukomeze shima Imana kuko barabakwifuza bati icyama nanjye nkamera nk'uriya gira kwihangana. Pastor Monse ko rira jambo yabwiriza ryamfashije pe buriya numvaga ari kujya nkubita ku gitima nyanya gigatima mwuka mana yanjye we nusu shari ko biba ngombwa iyo nambaye ikote n'uruhara ndumva izuba nusuri enda hano sha turashize none nta iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se nari nkwitabye ariko sha niko wari unyitabye witabisha amaguru nyakuvuna imyambi ari gutumye ntukana ku cyumweru mana ariko ntacyo boreza mu nzu ugenda uzanire ikote n'aya ngofero yanjye n'ikinga ndi kumva izuba rimereye nabi sha gira vuba vuba iga amatwi kugira ngo numve satani reka mbwire nuze we Are you playing? Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga ariko sha niko wo kambara imico nsanzwe nambarana nawe ukunyambara imyenda nkani niko jako tategishyize mwari yashaza ngo nubu yampaye nkaruhuza ndekwe turashize angoze viye nk'ubwo urukundo ntago ari wowe wambyaye kuba nari nganyizemo nkonyine ahubwo papa wagiye umenya yuko ari we wambyaye koko baba we buryo bwose wavutse uri umwe nyakuvuna imyambi uburi kwiriza nk'uguriza ubaye iki nyakuvuna imyambi uburiza ubaye kira ndakubaza ngomereza niyambare zana akira n'ibyawe wa rusaza we yampaye nkaruhuza ndekwe turashize baba we kuva nabaho nibwo icyana kinsuzugwe nibyariye ariko ntacyo kasinshumure navuye gusenga mfite mudu nziza nabwirijwe nafashijwe ariko ngegera kuri ibintu binkoreye ni ikibazo nta kibazo kubyara nabi niko bimeze banze nkinga izuba kiramenye ariko ntako akigera neza ko ngitunze ari ikigoryi ikirigariga cyanjye ariko icyama umuti kuko ari cyo kintu none nkumva nagita muri wese mane ndinde kuba ncumuye rwose kanisomera ijambo ry'Imana dusomeye hera abasomye muri Yona muri Amosi Mika ni Yona uburyo ngo Imana yamutumye kugira inewe yarangiza akigira ahandi Imana ibiramujyanye
mukubita mu bwato buzamo umuhengeri. Imana ikubita umuhengeri mu bwato bwinjiramo, ubwato burangije buragenda. Haleluya, urafashije. Ubwato buragenda bugeze mu ntuza, hagati mu ntuza, mu nyanja y'Igalileya, Yezekiya nuza ushobora kuba cyitwaye nka kiriya kivu cyo kukibuga. Iragenda bugeze hagati, abantu baravuga ati ariko hari umukenya waba uri kuduteza uyu muhengeri. Haleluya, wanshugushije ndabyibagirwa. Harya Imana niba yakubise umuhengeri mu bwato cyangwa yakubise mu nyanja, ahubwo inyanja yinjira mu bwato. Turashize. Nibyo. Imana ibikubise umuhengeri mu nyanja. Inyanja yinjiye mu bwato, ubwato bwinjira muri Yona bamize ifi. Yona ni ifi byagendetse. Turashize none. Mpamagare pasiteri. Eka kubanza hano birimo. Ntinusa. Ni ifi ryamize Yona. Ifi ribarimize Yona. Ariko ryamumize bene wabo bamutayemo, bari bamuhaye nyina. Ngo niwe basanze ngo ari gutuma ngo inuza ngutari kugira. Ngutari riri kuvibura neza. Ngo mu bwato ngo umuhengeri ngo buraje umaze kuza. Yona baramufashe bamunaga mu mazi, abarwanya n'ifi rimurusha imbaraga riramumira. Nimaze kumumira riragenda rimuruka hano ku gasi ameze nk'anicaye. Icyo gihe rero ako gasi nta cyatsi yewe nta kintu na kimwe cyari gihari. Urebye icyo gihe rero yaragiye icyo gifi kimunuka ahantu nk'aha, Imana ihita ivuga ati nguhaye nyoko, ubona yuko ahantu wari ugiye nanjye marusha imbaraga. Ndavuze ngo genda noneho umvugire ubutumwa newe kandi bahinduka. Niba dahinduka ndagenda mbarimbure mbaye banye. Icyo gihe Yona yaragiye arabisohoza. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Nusuri cyangwa ino nkubwirize mwa nafashijwe baba mana sha. Kuba rero iki kivuna muheto kitajya ro gusenga ni ibintu mba ndi guhomba neza. Vayo sha, vayo. Nikoze biye nguri kunshaka ariko nguri kunshaka ko tubwirize. Vayo hano sha, vayo manze nafashijwe, vayo nkubwire mwa. Birakuraho cyaje kamba se wajya gunywana cyangwa panza pastor yakubwirije kanze numve da kanze numve. You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. Not be juju be that. Sharashango ngeli gani na makuru nabo. Ariko Safi, ibintu uri kumbwira n'ubundi ko ndi kumumeze nk'umuntu wangoye igikamba, ubundi wowe ibintu mamagariye kuza kureba hano, ubundi wabirebye vuba cyangwa ukambwira nkisubirira. Kankwe ndabategereza, utega amatwi ubangura ibyo bitwimeze nk'ibikoboko, ubundi utegereze ibintu byose biragenda bibyina ku murongo w'icuru uko bagira ibintu byo kubwira. Urukumva? Bikabwirwa inkuru mbi wacu sasa n'ubundi Samusuri yavukanye isu ibintu uri kuvuga nk'ibihera. Tugiye kusoma muri Yona. Aho dusanga Yona Imana yamutumye kujya Nineve kujya kubabwirizayo ngo bakizwe, bari abanyabyaha bameze nkawe nyagupfa nijoro. Urumva? Agezeyo Yona yanga kujyayo, yifatira indi nzira anyura mu nyanja. Ageze mu nyanja, inyanja iramumira. Amen. Bwato nabwo bumuhaza kumumira. Urumva? Tega amatwi baburetse. Umwuka wera afata ajya mu bantu buzuye Satani. Ndabanza gukuramo Satani, kuremo. Urumva? Ndakubwiriza ubanza utizwe Satani akuvemo. Urumva? Ubanza umutwe wawe wiremerikemo ijambo ry'Imana. Urumva? Ndakubwiriza nka padiri. Amen. Ndaje guhondagure. Yego. Ariko ushaka urwera muri yego byose uri kubyumva. Ndacyakomeza muri Bibiliya. Icyo gihe rero tubaburetse. Mbonye nyashi we. Nyashi nini? Mbega nyashi.
vuna imyambi ngo ubonye ngo nanjye nabwirije nahimbawe ca kuri kubona nyashinya kubura imyambi nyashi ese biye iyo abantu bagiye mu rusengero kumbe buriya n'iziriya nyashima muri kureba ego umusaza we yashinizo barimo vayo icara hano tereka itafari aha ngaho nkubwirize tereka itafari aho yona rero uri kumangira yashize taraza ubeta urushinga wazanga nakubwiriza nk'uwa nyoko urumva turacyari kuri noza urumva tega amatwi binyuze he tega amatwi banza nkubwirize ngushahure icyo gihe rero yona yaragiye amirwa ubwato buzamo ifi nabwo buramumirwa nicyo nakubwiraga icyo gihe rero inyanja yamize ubwato bumirwa ifi imira yona urumva yona iragenda imunaga ku gase nk'aka ngaka uri kureba hano urutari kuhameza nta cyatsi cye gihari yameze nk'ubwato turashize none fata mikoro amatwi yanjye yapfuye ndi kukubwira ngo turi kunkuriya yona gicucu Masa kubita inkoni ku rutare inyana y'inyakaruzi ka tega amatwi mbo noneho nangeze hera ibaba we yego Yona ayasengera mu nda y'ifi ifi iravuga uti Mana nanjye ndakumvishe yumva Imana yo mu ijuru ndakumva ifi rero yego aho kugira ngo nanjye urigende noneho amaze kugera kura ku gase Imana yise mubwira atumbasha nguhaye nyoko n'ikindi gihe uzanyumenya ko nawanye nawe ngicucu yinuka tusubira Nineve ugenda ubabwirize kandi bahinduka kuko nutajyayo ndabarimbura ndababanye icyo gihe aragenda atuvugiriza ubutumwa arabashahura nk'uko ndi kugushahura turashize none yego sha bamaze guhinduka bamaze guhinduka noneho baragenda bakajya bakora ibintu byiza bishimisha Imana kandi imbere bakundaga gusambana aribyo bavuga ngo nukuryana uduturu kugutera iminwa ibyo bintu aribyo bintu biberamo ugasanga umusore n'umukobwa bigunze bari guhana ibintu hariya ngo nabukise bari kuryana iminwa urumva abandi bari gusambana mu munsi w'uturabyo nk'utu urumva icyo gihe ibintu ndiko byakubudere guca ibintu byo guhana iminwa inka data turashize none ibyo bigufashije na ijoro ryo rigufashije mbaza ngo nicyo ryanjanye mu mwuka kuva kare ryanjanye mu mwuka ariko se ndabyumva neza nafashijwe babaretse nkubaza ibibazo ibyo bindi urabigeraho sinabona ko wakurikiye wafashijwe sawa kankubaza ibibazo noneho sibyo ikibazo cya mbere Imana yatumye nde kujya Nineve kuvuga y'ubutumwa ngo abwirize abantu bahinduke ibyaremwe bishya babatizwe bareke ibyaha ndabyibutse Imana yatumye Yuda yampaye inka ruhuza ndekwe turashize si wowe wambwiye nakubwiye ngo yatumye Yona kujya Nineve bakabwiriza kubera ko Nineve bari abanyabyaha badakirijwe birirwa mu busambanyi birirwa basomana barangije Imana iravuga uti genda ubabwirize ubabwire yuko badahindura ngiye kuzazana nkabagura n'ibyo byose n'ubutunzi bwabo bwose urukumva icya kabiri hagati y'ifi na Yona niki cyamize ikindi Yona yamize ifi cyangwa ifi ryamize Yona fata amayinite umamagare ndabyibagiwe ifi ryamize Yona cyangwa Yona yamize ifi ubwato bwamize Yona nakubwiye ngo hagati y'ifi na Yona niki cyamize ikindi bose baramiranye yampaye inka ruhuza ndekwe turashize nyine ifi ryamize Yona nawe amira ifi maze siko wambwiye ibyo ni njyewe wakubwiye wowe papa ubwanjye nasomye Bibiliya nkubwira ngo Yona yamize ifi cyangwa kubwira ngo ifi ryamize Yona rimuka kunuza ku butaka bw'Nineve ahita abwirizayo ese byari ibyo icya gatatu ikintu nkubwirije cyose icyo kibwiriza ukuyemo iki papa biye mbaza ngo nkuyemo iki rero ukuyemo iki nyine nicyo nategereje abakobwa bari bafite nyashi
kanyasho gusaka nyashisha Jesus. kubwiriza byanze ahubwo reka ngutume ujye ku muhanda ugende ungirire ngurire inoze urumva noneho Urakize none. ugiye kugenda uzane genda uhahe ibyo urateka ka urinanuza genda uhahe ibyo urateka noneho nese papa mureo nako ngura kuri biriya binyashi nabonaga mu ariko sha kakubayeho. yakugurirwa amafuni ujye kugura inuza y'uguru sinzi ibintu muba mutekera ariko inyashi nizo zigezweho wakisaza we haguruka genda mbere uzi kubyina uzajya ubyina uwo wacuranze shaka ahubwo umva mubwire iki ongezamo akandi kavurime akandi karirimbo uranyishyura sinkaya se shanye nge ntago mbuza amafaranga shanye ntago mbuza amafaranga umva nkubwirire buriya nanagukunze nkibone kano gasura ka izina ry'Imana nguhaye inka nguhaye Jesus. ugiye kubyinaho iminota 2 yego ansira we senjewe Urimo satanisha ntabwo ari gusa. ansira we mbabarira ayada nandi kukurenguesha uyu muziki utazongera kubona ihanga se base nimbabaze ngo wawize oya nimbabaze ngusabye mbabarira ufite angahe ngo nkwigishe ngemerera ruhande ngenda arenze ushaka ngahe ayo ufite uko ndikora rwose nayo ufite ngira yumva uzabona twagiye isomo rya mbere urancangaye irya mbere ni umuryo wo hejuru ngiye kukwigisha ukuntu imirya bayita twagiye iwa mbere bawita Seritavigo Seritavigo uvuze amafaranga ubwo urumva nzayemera n'ukuntu nukumva utagira no mu mutwe Seritavigo wowe Jesus. Seritavigo we twagiye wa kabiri Borussia Dortmund urumva bitavuga neza kabaye ibintu nazabifata ariko noneho mana yanjye narume habwo mama cyane nakumbiye Borussia Dortmund ariho nandi kujya ngutama ngo ansira we baba aya wibyina uzongera kubyina wanyishyuye twagiye rero tugeze buretse tugeze kwa gatatu uyu nguyu bayita Fulham urawuzi reka nawe Fulham wowe Urimo satanisha ntabwo ari gusa. Ugiye kuwa kane wenda kumva we n'umusobanuro kuva ruhande mu mafaranga ntayabona kare uyu nguyu wita New Camp ari ugize gitari asigaye ibi yanyuma iyo bakayita ngo iki uyu nguyu ni Stade Amahoro ayada nabyumvishe iwembore niba wita wembore wembohe wembore ndumva ubizi shaka bwo gucuranga uzayimenya none uyu arya twayirangije iyindi tuzayigutaha
twagiye nyishyura amafaranga yawe. Ubwo iyo hari ikintu umenye Ubwo se kakarimbo ucyumva ya majwi yose nakumvisha ubwongo nta kintu wacuranga neza ncuranga. Aryama gifata gutya. Oya fata gutya wowe. Gutya. Gitari ntago ari ikijumba. Gutya. Akira mfasha. Ndahambe nkufashisha. Akira mfasha. Fasha mbanze ndebe. Harya ngeno kiba bigenza bate? Ubundi hari undi murya twatose bita oya. Nyine urabona tuno tuboro tugiye turimo tumeze gutya. Utu turongo tugiye duciyemo. Aha twagiye. Hano bahita iyi ni vitinya. Ukumva? Oya banza hano. Aha niho kuri vitinya. Ukaza hano ugashyira kuri lamini ya mare. Ubwo hano ni kuri lamini ya mare. Aha ngaha ugahita ufata gutya ukabufasha ubo wita Virgile. Kacuranga. Vitinya wowe. Arya vitirinya ni? Ni aha ngaha washyizemo hagati. Aha ngaha lamini ya mare. Ko bitavuga? Biri kuvuga ahubwo nuko utabimenyeye neza uzagenda ubimenyeye gutya. Hoya fata ukomeze. Kiremo imbaraga. Ubwonko bwa lamini ya mare wamukanze gaho. Vitirinya na mukanze gaho. Vitinya wowe ntago ari vitirinya. Jesus. Kanda gutya na vitinya na lamini ya mare. Cyangwa uhindurire. Ariko reka nguhindurire. Zana aha ngaha kwa Degeya Dashford ahande bundira uyu murya bamwita uburyo bawita nk'iki. Shyira ngaha kwa Torosare birita byemera. Siryemeye? Oui. Noneho nitugaruka tuziga kukira kanekeza ikintu nzakwigishaho. Tuziga kuri gasogi. Amasomo yose banyigishije no gufashwa kose n'ukuntu nari kumva nuzuyemo Yesu. Bari banomyikira ariko icyo banumye cyo kibazo nuko amafaranga papa yamaya anyinginga ariyo batwaye. Ngo ndi kwiga birabihwera by'indirimbo. Kakubayeho. Kigabo sande bakiri kwiza umuhanda wabaye cyo wakigabo. Ndagenze we. Papa ranyica. Nende ukuroze? Barakuroze. Abanza banandoze we. Nisa ngo bimaze bite none avegaze bite? Barayajyanye. Amakisi? Barayajyanye. Amaki? N'abantu yose barayatwaye. Ayo naneye. Ukirije kigabo kibura amabyi kikarira. Oya, nakarama byingukiye cyo. Ayo waneye. Oya, gicucu nakarama. Bimaze bite? Abantu numbi. N'amafaranga. Unyamafaranga. Gicucu nako nyamafaranga. Kini cyo kwa shitani si? Oya. Ayatwaye. Unyamafaranga. Kamamagare papa. Nimero zura zizi? Ndazizi zinchiriremo. Urwo rwa musaza pe none sindi burutahemo. It was at this moment he knew. He fucked up. Hello guys, nshimiye wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel. Nawe tubanye ubwa mbere ndagushishikariza gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo hatagira igikorwa na kimwe kigucika. Ciao.